bawe tuguteze amaso imbaraga zacu tubona zibanye ariko dufite icyizere ariko dufite icyizere tutazadutererana mu maboko y'umwanzi duhe imbaraga zo kugumana urumuri reba nyagasani uko abawe tumerewe batwambuye abacu maze turababura batugeretse ibyaha tutigeze dukora nyagasani baradushakisha ngo batumare duca mu mashyamba tubana n'inyamaswa duca mu butayu mu nzira ndende tubirokoze bakomeza kuduhiga babeshya amahanga nayo araduhiga uwo babonye bagahita bafunga uwo bavumbuye batisezera bawe rwose Mana ko harukuze bake none Mana uzadutabara ryari Mana uzadutabara ryari Mana uzadutabara ryari abana bawe tuguteze amaso imbaraga zacu tubona zibanye ariko dufite icyizere ariko dufite icyizere tutazadutererana mu maboko y'umwanzi duhe imbaraga zo kugumana urumuri birirwa mu migambi yo kumara abawe kugira ngo ntihazasigare n'uko ari inkuru ibyo byose bakora ntibazi kubareba ntibazi ko ari wowe ufata ibyemezo Mana yacu uri Mana nziza Okay, dufite icyizere ko utazaduterana mu maboko y'umwanzi ibyo bakora bikora nk'abana ariko Imana yo ntabwo ariko ikora gisovu bavuze ngo ntabwo gutabarwa kw'abanyarwanda ari uko abanyarwanda ahubwo nuko Imana mubemera Imana ndimo nubwo twaba tuyemera mu buryo butandukanye ariko nemera ko hariho umuremyi wahanitse ijuru agasiga umwanya ariwo twita ikirere ubundi isi n'indi mibumbe igakomeza yikaraga muri icyo kirere ntabwo rero ngiye kure ntabwo ngiye kwibagirwa icyo narindiho gusa iyi ndirimbo ya Bernard Habyarimana ni indirimbo igarura icyizere ni indirimbo y'amaganya y'abanyarwanda birutse mu mashyamba bishwa babeshyirwa bagize gutabunga bone benshi cyane ikibabaje no gusanga bamwe muri bo ari bahubwo bifatanije n'umwanzi simbizi kagasimba ukuntu bakita niba ari syndrome de Stockholm niba ari ibiki ntumbaze sinzi ikibitera ariko benshi barira nk'abagowe ariko bari babasangiye uwo mugambi mukomere cyane ndabaramukije n'umukunzi wanyu Mako ndagira ngo tuganire ku kintu kimwe kandi ikintu gishobora kubyara byinshi gitoroshye muri iyi minsi hari kuvuga ko hari ngo ubufasha natekereje nsanga kuri iyi ndirimbo yo gutabara ubufasha FDLR igize agaciro aka kanya mu myaka yose ishize kuki FDLR iri kuvugwa kuki kariya gatsiko ka Kigali gatangiye kuvuga ko FDLR kamereye nabi kandi baravuze ko FDLR nta bushobozi ifite ese byaba ari byo yaba ari amacenga ya Museveni yaba ari amacenga y'aba bazungu abanyamerika babiri nanjye ngo babiri ariko no barimo abongereza n'abo bafaransa kubera iki bibutse FDLR aka kanya bimeze bite iki kintu aho abantu bapfiriye imyaka bica
bashaka guhakana se ko batigeze bica impunzi. FDLC yaribayeho ku buntu bwayo, hari aho bari bayibitse buri munsi ngo bambutse kimya moja kimya mbili, simbizi ntumbaze byinshi cyane bagiye bakora ngo bagiye kwiga FDLR igiye kuba nka ka kantuze ni kakobo ka Sebwugugu ngo kavagamo ibishyimbo ngo kakavamo ibiki byose ashatse, noneho akaza kugakoraho ngo ari kukagura ngo kajye kazana byinshi kakazima. Bimeze bite? Hari ibindi bintu tugomba kwibaza. Nibyo koko Imana ikoresha inzira zayo zitandukanye, ariko kubera iki iyi myaka yose uyu munsi niyo Kongo ishobora kwibonye ko FDLR bashobora kuba ari ab'agaciro? Nibyo nibaza nkamako. Nibwo abo banyamerika babonye ko bari abahutu bishwe bagowe. Ese ni ukubera ko twatangiye kubisakuza turi kubivuga? Ni ikihe kibazo gihari? Ese n'ibyasimbuzwa rya wa mupfu duhora tuvuga? Bimeze bite? Iki kintu abantu ntibaryame ngo batsinzire. Ikindi nta muntu wo muri FDLR mfite aka kanya nshobora kubaza aya makuru, ejo bataza kurema indi FDLR bagahimba ko ari FDLR kugira ngo izo nkotanyi abarizo zitaha zivuga ati dore rwose twakoze imishyikirano, FDLR yatashye, aba bantu ndabazi jewe ntabwo njya mbashira amacenga. Ubundi FDLR ikomezeho bagira mu ishyamba mu buhungira ati ntabwo ari twebwe kandi byaravuzwe bumva. Iki nacyo ni ikintu ndi kwibaza, ndi kubitekerezaho. Aba bantu ni abanyamayere, aba ntabwo ari abantu. Ntabwo njye mbemera. Umukobwa aramubwira ati we nawe wagize ubuntu, wagiriye amahirwe, numvise ko ugiye kurongorwa, bati nzabyemera bitunganye. Ubwo hari ibyo ntavuze, ntabwo numva rero, ntabwo ndi kubyumva neza, sindi kubyumva neza, ariko reka numve aba bagabo ko hahimbwa uwundi mutwe ukitirirwa FDLR kugira ngo habasezerana ya masezerano nk'aya yandi y'abahutu bagiye gusezerana Arusha, inkotanyi zigaramiye, ubundi akaba ari inkotanyi n'ubundi zigiye kuvugana na zene wabo ngo ni FDLR. Muraho neza bavandimwe bene data, muranyihanganira gato, hari audio ndi gushaka rwose y'aba bavandimwe. Izo ni impungenge za mako, ntimugire ikibazo. Impungenge ni ibintu mpora nibaza buri munsi, ni ibintu mpora nibaza, ariko nabyo bibaye ari byo byaba ari amahire, ariko nta kintu ndumva, nta reaction ndumva icyo FDLR bivugaho. Ariko byashoboka, ariko nubona nuwumva bariya bagabo bari gukomeza bahwihwisa ibintu, wenda se byaba ari byo, ariko nkurikije uko mbazi uburyarya n'ubwicanyi byabo, uko ziriya nkotanyi ziteye, ntabwo nababeshyi. Cyambere cyo n'aba bene wabo nyine babashyigikiye, birashoboka ko bashobora kuba bavuze atumva rero kugira ngo ibintu bitungane reka tuvuge ko ari FDLR, noneho nibirangira ubundi dusezerane twebwe ubwacu. Nihongera kuvuga ukundi mutwe uvuga ko FDLR ariyo yasigaye mu ishyamba, tubatera utwatsi ati mwari muri hehe. Babanze bakanure ku maso barebe. Ni byinshi cyane bigenda bivugwa, ariko icyo nemera cyo nuko birashoboka Kongo ikaba ibonye ko nongeye kubasuhuza, imaze iminsi navugisha gakeya. Munyihangane rwose, audio yanjye
ishobora kuba igiye kure rwose, ariko ni audio nigeze kwibakinira hano mu kiganiro cyashize, ariko ntabwo nyibonye. ariko reka nkomeze sinzi impamvu rwose, sinzi impamvu. Okay, nshobora kuba nyibonye. bacunguzi kazi, nshuti z'urugaga FDLR, namwe banyarwandakazi muharanira demokarasi, ukuri n'ubutabera mu Rwanda, mukomere cyane. Nejejwe no kongera kubasuhuza kandi mbashimira ubutwari, umurava n'ubwitange mukomeje kugaragaza mu gutera ingabo mu bitugu abacunguzi bahanganye n'umwanzi, no mu guharanira ukuri ku kaga kagwiriye abanyarwanda, cyane cyane mubeshyuza ibinyoma FPR Inkotanyi yakwirakwije kandi ikomeje gukwirakwiza hose. Umwanzi wacu FPR Inkotanyi akomeje umugambi mubisha wo guharabika urugaga FDLR, arwitiriye ibikorwa by'iterabwoba n'iby'ubwicanyi kugira ngo akomeze arusige ubusembwa mu banyarwanda no mu banyamahanga. Muribuka igikorwa kigayitse cyabaye uyu mwaka tariki 22 Gashyantare, aho ingabo za Kagame Paul zahitanye ambasaderi w'Ubutaliyani muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze leta ya Kigali n'abambari bayo bagashaka kubigereka kuri FDLR. Hari n'ibikorwa bibi byinshi bikorerwa muri Rubavu. FPR Inkotanyi yica abaturage ibabuza amahwemo, ikabyitirira urugaga FDLR. Murasabwa rero kuba maso no kwima amatwi umwanzi kugira ngo mutagwa mu mutego we, ahubwo mugatahiriza umugozi umwe, kuko umwanzi ntiyigeze aba umuturage. Ijambo nashakaga muri audio muraryumvise. Murasabwa rero kuba maso. Umwanzi ntabwo yigeze aba umuturage. Nanjye rero ntabwo ndi umuvugizi wa FDL, nta nubwo ndi umujyanama wayo, ariko FDL ni y'abanyarwanda. Ikindi yewe niba gutabarwa ko abanyarwanda kugomba kuva kuri FDL cyangwa se undi mutwe wose witwaje intwaro, aho ngaho rwose mba numva ko niyo makiriro yanjye, niyo makiriro y'abanyarwanda. Kubwanjye mako ntacyo byari bintwaye. Nk'ubu umuntu akubwiye ngo nujye ugenda wambaye iki kintu gituma mpumeka nk'igikeri kiseguje ibuye, ntabwo byoroshye. Jewe icyo nababwira kimwe nuko amahoro nyayo nuko abanyarwanda bagomba kwikuraho agasuzuguro. Ikindi, nubona umuntu ari gutinya urugamba uzajya umenya ko umuntu ari indyarya, kuko ntabwo dukeneye imyitozo ihambaye cyane kugira ngo twitabare. Ikibazo njya mbwira abantu abasirikare ba mbere ku isi babaho n'abanyarwanda, nibo birutse ibirometero byinshi cyane, bazenguruka isi yose, nta butabazi isi yose iri kubahiga. nk'uko indirimbo ya Bernard Habyarimana yavugaga ngo abanyamahanga nabo babeshyi bose aho bagiye bagambana abanyarwanda, babica, bagira gute, bakuri isi yose. Nkaba nibaza umuntu aka kanya ngo ntabwo najya muri ibyo. Ni yahe mazoezi, ni iyihe myitozo irenze ububi inkotanyi zacishijemo abanyarwanda? Nuwe musirikari wamaze iminsi atarya atanywa nk'impunzi y'umunyarwanda
aho yari guteragiranwa ku gasozi mu bihugu by'amahanga n'ururimi batumvikana, bararana n'inyamaswa, inyamaswa zikageraho nazo zikabimenyera ati buriya n'utundi dukoko tw'utunyamaswa twavumutse mu y'amashyamba. Ariko umuntu yamara kugera muri Amerika, amara kugera muri Aziya, mu Burayi, Kagarama, sinzi agakuru bambwiye ko umugabo yatashye, niba yaratashye akajya iwabo mu cyaro, umugabo kubera ko yari amaze imyaka niba ari 6 muri Amerika ntumbaze, agezeyo ati jewe ahangaha ntabwo nahara, ngomba kujya muri hoteli kuko jewe izi toilette zo gusutama za zindi twita dumbura itije ntabyo nashobora rwose ati wacu muri Amerika. Kandi umuntu amaze imyaka ingahe 6 muri Amerika, n'umuntu ufite imyaka nk'igikona yavukiye muri ubwo buzima buba amatariko reka data izi toilette sinazishobora. Nese wagiye iwanyu izo toilette wazubatse, wariyoboye kuzajyayo, kujya utabanje ngo ubake izo toilette data za damarara izo mugenda mukicaraho ubundi mugafata telefone mugacatinga. Iki nicyo kibazo dufite, umuntu akabazi neza ko yakuriye hariya ko yamara kugera hano agatangira yihungura imisatsi mu maso miremire atagira. Ntabwo rero nta mazoezi azabaho arenze ay'inkotanyi zaducishijemo. Ndibuka munsi umwe nari mvuye Nyakabuye mu isoko, natera inzira yose sinzi utunani mvuye kuyahira Nyakabuye n'abandi bahungu twari turi kumwe, ngeze Irasano ndacumbika ku musaza bita niba ari Heri niba ari nde Murantunga, ninza kumuvuga nabi, ariko abahungu be niba bakiriho baranyibuka, bafite umuto wabo witwa Noheli, ngira ngo barabibuka abantu b'Irasano. Noneho icyo gihe inkotanyi zaraye zirasa bibaye nka 8 y'ijoro, amasasa aravuga, nta muntu bashaka, ahubwo bashaka kwica abaturage no gusahura. Ndabyibuka muri iyo myaka yatambutse, niba atari 98 97, ndabyibuka naraye hejuru y'urutare mu mahwa, amahwa sinyumva, ahubwo bwaciye mu gitondo nsanga nabaye inyama gusa, ko ntacyo nabaye. Ayo mazoezi narayemo ijoro ryose bugacya, ayo ngayo harya ngo ni ikihe gisirikare kindi dukeneye kwiga. Ndabyibuka neza, ndabyibuka hari umubyeyi uretse kunyoreza ifoto, anyoreza ifoto rwose ifoto y'umuntu wakubiswe y'ububabare mpita nibuka. Je narababwiye nakubiswe ibiboko 120 inkotanyi zikinjira. Papa yavuze ngo ntahajya ngo ntahunga, cyaje kunsetsa nuko baje gunga mu nyuma zabagezemo, baranze gunga hakiri kare. Ndabyibuka gende mu bantu ba mbere bakubiswe ibiboko n'inkotanyi, umwana muto mfite ntarakuza imyaka 14. Je narabibabwiye. Ntabwo rero inzigo yanjye n'inkotanyi ntabwo ari uyu munsi, tazagira uwibeshya, zarambengutse rwose zibonana igihe umuntu ugomba gukubitwa wa mbere, kandi abihamya zikinjira ndi mu bantu ba mbere zakubise. Ubwo rero niba zarankubise kuri iyo myaka bagakomeza 2003 ngo nshigikiye Twagira Mungu, hari impamvu. Ubwo rero je n'inkotanyi rwose abo twabyaranye nabo, wakubeshya n'uwakubwira ko hari ikintu noya nta mubano nzagirana n'inkotanyi, ntabwo ngiye kuba kanyarengwe rwose. Oya mama, oya ntabwo nzabana n'inkotanyi, oya. Umuntu yanyoreje ifoto rwose mpita ndabantu wagira ngo ni mako, arankubise, ariko ntabwo bazo bakubise uwo ari we. Gusa byibura nanjye narakubiswe, ariko hari abishwe, ibyo ndabishimira Imana. Ndibuka Nsanzimana naramubonye bamutemye mu mutwe, Nsanzimana kwa nahino banyabwe muramwibuka. Sinzi hano rero bamutemeye ariya mu Kigobe, amara igihe yarabuzaza yikurura kubera ko hari mu mazi ntiyayisapfa. Bwa mbere nabonye umuntu batemye ukunguku, ngiye kubona mbona inyoni zo ziri kujagata, sinenzi ko Nsanzimana azakira, ariko simbizi niba kiriho nawe Imana yaramuzigamye. Ubwo rero ntabwo dukeneye amazoezi yahambaye, ntidukeneye amazoezi ahambaye kugira ngo turwanye inkotanyi. Ntabwo ari biriya byo kwitakuma bari ku magwaride yabo, apana.
ntabwo ari biriya. Kwitabara kwikura agasuzuguro ntabwo ari biriya. Icyo mbabwiza ukuri, ugomba kuba, ntabwo ugomba kwambara ibi bintu ze ibi bijaketi byo mu gatuza. Ugomba kwambara aha mu bwonko, ukamenya impamvu nicyo urwanira, ukabarwanya atari ubugome gusa ufite, ubarwanya ariko igihugu kigomba kuba mu mahoro. Hirya y'ejo hari umuntu anyoje akavido ndeba intore uko ziri kwigaragura, nta kapfukamunwa ntakiye, abo boza ubwonko nkabareba nkaba ntiwapi rwose. Ibi ngibi simbizi, sinzi igihe bizarangirira. Intore y'agapfukamunwa nta kibazo, umuturage warakubitwa ahubwo akamujoroga izo nshinge atazi icyo zihatse. Ibi bintu byakagombye kuba byararangiye. Ikibazo gihari rero ni kimwe, nuko abanyarwanda batumva impamvu yo kwirwanaho. Abanyarwanda nabo n'agaciro ko kwirwanaho. Ibi iyo mbivuga mushobora kuvuga ngo uri kubivugira hariya. Umunsi umwe polisi yigeze kumvugisha, ndababwira ntigeye ngomba guhora niteguye kuko hano hari intore zicana zitumwa na leta y'u Rwanda. Mbaha amakuru ashoboka yose nshobora kubabwira. Barambwira ati ni byiza ubwo ubizi, ikibi nuko waba utabizi. Urumva, umutekano ni wowe ugomba kwimenyera mbere ko polisi hagera. Ni nako bimeze, niko bimeze. Yewe rero nta kintu na gito rwose naba mpfa n'inkotanyi atari ubugome no guhisha ibyaha byabo. Nicyo kintu dupfa, kumva ko ari bo banyabwenge, bo bahemukiye bakamufata ngo najye hari yavuguruze ibyo yavuze cyangwa ibyo yakorewe. Uvuze ukuri wese aho bamubwire bati byibura banamuhoze, bamubwira ati ihangane zari impanuka cyangwa se byari ibihe bibi, ahubwo bagahita bica. Usibye ko bitari impanuka, byabaye ku mugambi wo kuba ngo bagiye kugabanya umuhutu muri kiriya gihugu, bagiye kugabanya akarere k'ibiyaga bigari ngo bature. Akaba ari byo mpfa n'ubundi ikiganiro cyatambutse, ni nabyo mpfa n'abariya baba ngo barwanya inkotanyi barazihozemo. Wowe uracindaguye abantu, urangije uraje ngo uje gucyura abahutu, udashobora kubabwira byibura ati nsabye imbabazi ariko abantu banyu byagenze kuri ngo uri kugira ngo jenoside mwahimbye mwanakoze ngo ikunde yemerwe. No, je ntabwo nshobora kuzumvikana namwe n'umunsi n'umwe. Icyo ngicyo rwose mbabwiza ukuri. Mbabwiza ukuri rero, abantu nibahaguruke bamenye ko n'ubundi, bamenye ko kuba ibi ngibi biri kuvuga ngo FDL yahawe intwaro muragabe. Je nta mahoro niteze kuri Museveni, ariko ashobora kubikoreshwa wenda se bamubwira bati dore ibintu rero niwe twabipanganye no kwa ngo amahoro agaruke bw'ibintu bizambye, ongera uguyaguye uhenda abo bahutu. Ariko kandi mwitonde, ntaba ari wo muhero cyangwa se ari imperuka nyine yo kurangiza abo bahutu, ko amacenga ndayahorana. Ikindi nuko abantu bagomba guhaguruka bakirwanaho. Hari benshi rero bajya bibaza ngo Makongo ameze, ntabwo ariko bimeze. Na kubandi umwe Fereni ntibivuze ko ntashobora kuvuga kuri FDLR, ntacyo mpfa nabo. Igikuru nuko abasirikare batandukanye n'abandi bantu. Abasirikare ntabwo ari babandi bapfa ngo waterese umugore wanjye, ntabwo ari babandi bapfa ngo wanyinye ku nzoga, ntabwo ari babandi ngo waranyoneshereje warandengereye. Oya, ntabwo ariko biri, siko bimeze. Igikuru nuko abasirikare rero bagomba guhora biteguye. Tumaze iminsi tubona ibiganiro, ariko ikintangaza abasirikare b'umwuga benshi cyane bari wenda se barakora, bashaka gukora nyine gikomando, ariko bakagombye gukomeza gutanga inama, kandi akaba aribo nabo bahaguruka bwa mbere. Kuko yewe mako ndabana mfite imyaka 40. Okay, imyaka 40 imbere y'icyizere cy'ubuzima bwanjye, nicariye hano nkigaramira muri Amerika, nkirira pizza ubundi nkirengereza akajuice, ngiye nshobora gupfa umunsi wanjye nta bindi bintu. Ariko ibi mbijyamo kubera ko ndabana n'ubundi ndaramye bihagije. Hari abana twavukanye benshi cyane bagiye bapfa ndebe impfu zidasobanutse. Akaba iyo mpamvu mpagura nk'abana, no, ntabwo nasigariye kugira ngo
nze nicare ngara mu bundi nigira umunyamerika wa wundi urusha Bush kuba umunyamerika nigira umusirimu ubundi birangirira aho ngaho ya urusaku n'amarira byose birambabaza bituma ndasinzira kandi ibyo ngibyo niko biri bamwe batese mako umuryango no ibyo narabibabwiye ntabwo ari ubwa mbere FPR yaba yisha abantu je ntabwo ushobora kunzirikira mu idini ngo nintege imisaya bahonde hoya je icyo nababwira kimwe nuko imfubyi ku isi ni nyinshi abishwe barengana ni benshi ahubwo hirya y'ejo uzumva ngo hari abandi bari gutabura abantu bari batabura buri munsi niba abandi bababura ibirengero abo bishe bazaho babazitse ibi nabyo tugomba kubyamagana ntabwo rero nkamako ngomba kurekera aho ngaho ngo simvuge ibyo ndi kubona abantu nibahaguruke ariko umuntu uzakubeshya ko ari mu mpinduka bavuga igisirikare ukabona ari ikanzu jya umenya ko uwo muntu aba akubeshya arakubeshya pe ni nko kubona inzu yawe yahiye umuntu akavuga ati pfuka musenge ibitangaza bya Yesu birakora aba ari umusaza bari kukubeshya ntabwo umuriro uzimywa n'amagambo umuriro uzimywa n'ibikorwa amazi icyo ngicyo nicyo kintu abantu bagomba kumenya ikindi ni uko tugomba twese kumva ko nta muntu ufite umuti kamara ntawe mu kirundi ntibavuga ngo tubiri tuvurana ubupfu ngo kandi imiti ikora ikoranye ni ukuvuga ngo rero byanze bikunze abantu nibahuza ibitekerezo nta gusenyana ngo uriya ngo ari gukora ibyo ndashaka oya nta mutekinisiye uri special twari bwabone ngo atubwire iby'iwacu ko twaciye muri byinshi cyane bitandukanye ikindi abafite ubuhamya niba butange mukomeze mwambike izo nkotanyi ubusa ikinyuma cyabo tukizimye ukuri kuvugwe kandi birashoboka ko iki cyaba ari cyo gihe cyo gusubizwa uyu Bernard avuga ngo twizeye ko utazadutererana mu maboko y'umwanzi niko Bernard avuga nkaba mpamya neza ndashidikanya ko rero nabwo dushobora kwirara ariko ntabwo tugomba kwirara tugomba guhaguruka kugira ngo akadirishya Imana ifunguye tukabyaze umusaruro murakoze nimusigarane na Bernard kwa karirimbo kiwe ubundi tuzongera nindonka akaryo mu kandi kanya ngiye kubyuka ngo njye gupagasa bikaba ari saa sita ziri kuri minota 7 hano muri Houston Texas kugira ngo ntihazasigare no kuba ari inkuru